wahitamo iki? Abagukurikiye wumva bakwiye guhitamo iki? Ndavuga icyo nahitamo njyewe mvuge ni icyo abandi. Yego. Kuri njyewe nahitamo gukora amafaranga nk'aba independent. Sinzarongorerwa se? Oya, ari ukubanza gushaka ayo mafaranga no guhita uvuga uti reka nirongorerwe. Nabaho n'urugero kuri njyewe njye nahisemo kubanza gushaka amafaranga kabisa nk'aba independent, shatse nanarongorwa ejo. I know na mugabo uzaza ngasuzugure cyangwa agiye treating like shit. Yeah. I can take care of myself, I can take care of my maybe 2 kids barenze byangora ariko I can have kids ngabarera. Ariko ku bandi bantu abantu batandukanye biterwa n'icyo umuntu akunda. Hari umuntu uvuga ati karaka sishaka kuzageza imyaka 28 nararongorwa narabyara. It's a good thing kubyara kare, gushaka kare, ukagira umuryango kimwe nuko ushaka kubona umugabo mwiza mugakorana ubwo buzima bwiza mugashakana amafaranga. Yego. Yeah, so biterwa n'amahitamo y'umuntu. Uyu munsi rero kuri Kate bimeze bite? Ubushobozi burahari noneho. Atekereza iki kujyanye n'urushaka? Urase cyazajya gushaka kujya. Ni muzana nsarongorwa ntago byaze rwose. Kubera ko ngomba kubyara nanjye nkororoka. Hanyuma actually this is the time. Maybe in 2 years time. Umuntu arahari? Umuntu se isoko mwirwa munyicira se umuntu ari mu mujyi w'Amatara Kigali y'umucyo haraturuka inkuru idasanzwe. Inkuru y'umukobwa wavukiye mu muryango usanzwe ariko akiyubakira izina mu buryo bwihariye. Kate Bashabe, izina rizwi mu myidagaduro, mu mideli no mu bushabitsi. Kate yakuze mu muryango wifashe gake ariko afite inzozi nini. Mu mwaka wa 2010 yabaye Miss MTN Rwanda. Icyo cyabaye urufunguzo rufungura amarembo y'ubuzima bushya. Nyuma yaho yaje gushinga inzu y'imideli ayita Kabash Fashion House. Iduka ryahindutse ubukombe. Ntibyari umwambaro gusa ahubwo ni n'ubutumwa abanyarwandakazi bashoboye kugaragaza ubwiza, ubudasa n'ubuhanga. Igitekerezo cye cyarenze imbibi z'u Rwanda kigera ku isi hose. Kate Bashabe ntiyahagarariye aho ngaho gusa ahubwo nyuma yaje gushinga n'umuryango awita Kabash Care, afasha abana batishoboye, agatanga ibikoresho by'ishuri, agakiza abatagira kivurira. Ubwo ngubwo nyine akabatangira ubwishigizi mu kwivuza. Mu mwaka wa 2019 yahisemo guhindura ubuzima. Yaretse imbuga nkoranyambaga yihitiramo kwibera mu ituze. Yaravuze ati ubuzima si amagambo menshi ahubwo n'agaciro kihishe inyuma y'ibyo ukora ku manywa ndetse n'injoro ubikorera abantu baba bishoboye ndetse n'abatishoboye. Uyu munsi Kate Bashabe ahagaze nk'umwe mu bagore barwaniriye impinduka mu isi y'imyambaro igezweho ahubwo no mu mitima y'abantu. Ahamya ko ubuzima nyabwo ari ugukora icyiza atari ukugaragara neza. Uwo turi kuvuga ni Kate Bashabe, umugore w'icyerekezo, umunyarwandakazi ushimangira ko inzozi zose iyo uzishishikariye ushobora kuzigeraho nta kabuza. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buzima bwihariye bw'umukobwa witeje imbere, Catherine Bashabe, uzwi ku izina rya Kate Bashabe. Turaza kugaruka ku nkuru y'urukundo n'umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo. Inkuru iyoboye izindi mu myidagaduro nyarwanda ndetse na Afurika muri rusange. Tubahaye ikaze kuri Open Mind Rwanda. Utarakanze subscribe, iki nicyo gihe cyiza cyo gushyikanda kugira tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Ubundi amazina ye nyakuri ni Catherine Bashabe ariko azwi mu myidagaduro nka Kate Bashabe. Yavutse ku itariki 9 Nzeri 1990. Yavukiye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni umunyarwandakazi bivugwa ko afite ubwene gihugu bw'abanyarwanda gusa. Mu mwaka wa 2010 yaje gutsinda amarushanwa. Irushanwa ryari ryaritiriwe MTN Miss, ahabwa inshingano yo kuba ambasaderi wa MTN Rwanda. Mu mwaka wa 2011 yabonye akazi ku rwego rwa Sales and Marketing Manager muri Lac Ceramics kandi yahakoranye imyaka 2. Muri 2012 yatangiye kampani yatumizaga ibintu nk'imodoka, imyenda, ibikoresho byo mu rugo ku baturage n'amaduka, ibizwi nka import business.
Reka twihute duhite tugera mu mwaka wa 2017 aho uyu Keti Bashabe yateguye igitaramo cyo gufashirizamo abana batari bishoboye, aho abahanzi nka The Ben, Mani Martin, Christopher n'abandi bitabiriye icyo gitaramo bakanamufashamo, aho bari gukusanya inkunga yo gufasha abana batishoboye. Amafaranga yabonetse yakoreshejwe gushyigikira abanyeshuri barenga 500 mu karere ka Huye, Bugesera n'ahandi. Mu mwaka wa 2010 Keti Bashabe yashinze umushinga Kabash Cares, aho ufasha abanyeshuri batishoboye, abarwayi ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo mu mibereho yabo ya buri munsi, aho by'umwihariko uyu mushinga wita ku bana b'abakobwa, aho bahabwa ibikoresho bitandukanye by'ishuri bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse ukanasura abarwayi barwariye mu bitaro nka CHUK. Saho gusa kuko uyu mukobwa yigeze no kubaho umuhanzi, kuko nko mu mwaka wa 2019 yasohoye indirimbo yitwa You and I, yafashijwemo n'abahanzi barimo The Ben, Mani Martin, Andi Bumuntu, Christopher, Eva Bravan, igamije gushishikariza, kugirira abantu no gukangurira abantu gukora ibyiza no guteza imbere imibereho myiza. Mu mwaka wa 2024 yemeye ko afite umukunzi, ahakana ibihuha byavugwaga yuko afite umwana, ndetse n'ibyavugwaga yuko akundana n'umukinnyi wabigize umwuga Sadio Mane. Uyu mukobwa yubatse inzu ihiga izindi zose ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali, ikundwa na benshi, ndetse n'ibitangazamakuru byinshi byagiye biyikoraho inkuru, kuko ari inzu ibereye umukobwa mwiza nka Keti Bashabe, umukobwa witinyutse agashora, akunguka, akubaka inzu akayishyira ku musozi wa Rebero, ahitegeye neza umujyi wa Kigali wose. Nk'uko twatangiye tubivuga, mu Rwanda ndetse no muri Afurika hose hakomeje kugenda hacicikana amakuru y'urukundo rw'uyu Keti Bashabe ndetse n'umwana wa perezida wa Afurika y'Epfo w'umukire Ramaphosa Tumelo. Reka nabyo tugende tubigarukaho. Ese ubundi uyu Tumelo we ni muntu ki, uretse ko ari umuhungu wa perezida wa Afurika y'Epfo? Ubundi we mu kijyanye n'ubukungu ahagaze ate? Uyu amazina ye nyakuri ni Ramaphosa Tumelo, umwana wa nyuma wa perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Yavukiye muri Afurika y'Epfo nk'uko twatangiye tubivuga, avuka mu muryango ukomeye wa politike n'ubucuruzi muri Afurika y'Epfo. Bigaragara yuko afite ubuhanga bwihariye mu ikoranabuhanga, by'umwihariko mu bucuruzi bwa cryptocurrency no guhanga imishinga y'ubukungu y'igihe kizaza. Benshi bemeza ko yize amasomo ajyanye n'ikoranabuhanga no gucunga imishinga. Uyu muhungu Tumelo we nagazwe nk'uwijanditse muri politike nka bagenzi be cyangwa se nk'abavandimwe be, ahubwo we yashyize imbaraga ze zose mu bucuruzi bugezweho, cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga, imari y'ikoranabuhanga, cryptocurrency, ubuhinzi, ubworozi n'imikino. Uyu muhungu afite kampani 3 zizwi cyane muri Afurika, nk'aho ariyo yashinze bita Stadex Enterprise Services z'ubujyanama mu ikoranabuhanga, IT Consulting. Afite n'indi yitwa Stadex With Life, imishinga ishingiye ku ikoranabuhanga n'isoko rya cryptocurrency. Afite n'indi ya gatatu yitwa Stadex Live, ihuriro ry'abashoramari n'abandi bantu bagamije gutangira imishinga mishya, networking platform. Tumelo afite ibikorwa by'ubworozi bw'inka z'amoko adasanzwe, inka zitanga inyama zihenze cyane ku isoko. Akora kandi ibijyanye n'ifumbire y'ubuhinzi, aho afite ubufatanye n'amasosiyete mpuzamahanga nka Fosagro yo mu Burusiya. Uyu muhungu Tumelo yajyanye amasezerano y'ubufatanye na Russia mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubucuruzi bw'ifumbire n'indi mitungo kamere. We avuga ko ejo hazaza h'ubukungu bwa Afurika hashingiye ku gukorana neza n'ibihugu bikomeye bitari ibyo mu burengerazuba gusa. Uyu muhungu nubwo avuka mu muryango w'icyubahiro, Tumelo akora uko ashoboye kugira ngo adashyirwa mu rwego rwo gutungwa n'umuryango we, ahubwo yubaka izina rye ku giti cye nk'umushoramari wigenga. Yigeze gutangaza ko amabanki yamufungiye konti kuko ari umwana wa perezida, ndetse muri iki gihugu cya South Africa hari abamwitiriye ibibazo bya politiki byivanze n'amafaranga bihuzwa na politiki. Uyu muhungu azwiho gukunda imikino ya boxing, celebrity boxing, ndetse yagiye agaragara mu marushanwa y'abakinnyi ibi byamamare muri Afurika y'Epfo.
Mu magambo make ni umuhungu ufite amakampani afite agaciro k'amamiliyoni y'amadolari, afite ubufatanye n'ibigo byo mu Burayi, Aziya n'Uburusiya, yubatse umwirondoro wihariye utandukanye n'uwase muri politiki. Kugeza ubu ngubu ari kuvugwa mu rukundo n'umukobwa w'umunyarwandakazi Kate Bashabe. Aba bose tumaze kubona yuko ari abashabitsi, tumaze kubona yuko ari abantu bafite amafaranga, tumaze kubona yuko ari abantu bazwi mu bihugu byabo. Kate Bashabe twatangiye tuvuga yuko yigeze kuvugwa mu rukundo n'umukinnyi uzwi cyane Sadio Mane, ariko nyuma akaza kubihakana. Kugeza ubu ngubu nta kindi kiri ku mbuga nkoranyambaga usibye imitoma ivanzemo urukundo rwinshi cyane n'amarangamutima ya bano ko ari babiri. Ku ifoto iheruka kujya hanze ya Kate Bashabe yari yapositinze kuri Instagram, uyu Ramaphosa Tumero yasandika ati my love, ashyiraho n'agatima k'umutuku, ashyiraho na shima. Kate Bashabe nawe niyatinze yahise yandika hasi ashyiraho nawe agatima k'umutuku, bigaragaza yuko bano bantu bashaka kuba bari mu rukundo. Ese inkuru yabo y'urukundo izarangira hehe? Ese bizarangira Tumero Ramaphosa yegukanye Kate Bashabe? Ndagushimiye wabanye natwe muri kino kiganiro. Iracyari Open Mind Rwanda, aracyari Gaso Mugo Fulgence, mubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimiye twabanye.